Yes, bakunzi ba Kedi Official ndabasuhuje, mbahaye ikaze birumvikana, ni mzee wa milipuko niko hapo kabisa kugira ngo mbagezeho uko situation imeze muri aya masaha. Birumvikana inkuru za Kedi Official mwarazimenyereye ko tuba twibanda hano hakurya inyuma yanjye, rwose nta metero ijana zirimo kugira ngo ubugeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakunzi ba Kedi Official rero rwose nababwiye ko rimwe na rimwe ngomba kujya mbacangamo icyitwa video, ngaza ku mashusho ubundi mwabereka uburyo ibintu biba bimeze muri aka kanya. Rero rwose tukaba twasimbukiye muri kamwe mu duce twegereye umupaka cyangwa se mu hafi neza y'umupaka utandukanya Kongo n'u Rwanda. Hano rero ni mu karere ka Rubavu, ariko rwose Samuel mugani w'Abongereza, mu by'ukuri tukaba tuje kuba turipura kugira ngo tubabwire uko bimeze. Muti bimeze bite? Mu gitondo nibwo nababwiraga ikintu kijyanye n'amakuru yari yaramutse ari kuvugwa, aho M23 yari yakutuye muri iriya axe ya Kanyabayonga. Kanyabayonga situation imeze ite maginga ya? Icyo ukwiye kuba wamenya nuko M23 ubu tayari yinjiye muri Kanyabayonga centre, yapana kuvuga ngo iri muri mu misozi iri strategique cyangwa se mu misozi ikikije hariya. Nabonye abantu mwandika byinshi muri comment, ariko ndaza kugaruka kuri Kanyabayonga by'umwariko. Mware mwumvise operation n'ubundi yabereye mu kibaya yakozwe n'intare za Sarambwe. Ngiki kibaya kiri hano haruguru ya nabwiye ni Kedi Official kutayikurikirana ukunyagwa zigahera. Twebwe rimwe na rimwe n'urugendo rw'amaguru dukoze, nta nubwo byabe ngombwa ko dutega, turahaturiye, tugomba kujya tubahereza inkuru ku buryo mu by'ukuri zigomba kuba zisobanutse cyane twahigereye ku kiwanje. So rero nkuko mubibona izi ngo ziri inyuma yanjye hariya, ugiye nabi wazarendo zagukurura zagushweka rwose. Ariko aha ngaha turiho ni mu Rwanda, by the way, ubona ko abaturage bari mu mirima yabo meze neza, imirimo rwose iri kwendereya nk'ibisanzwe. So ku buhanga bw'ibyuma rero Mutaramu ngira ngo ari kugenda abereka uduce cyangwa se ibyerekezo bigiye bitandukanye. Hano hakurya inyuma yanjye murabona agasozi kagaragara, na gasozi bita ngo ni Bushwaga. Kare agasozi kabamo FDLR mw'abantu mwe, kare agasozi karimo coalition yanutse, FDLR irimo, wazarendo zirimo, niho hari ibirindiro bya Mbokani. Mbokani umwe mu bajenerali bari autoproclame cyangwa se babyigize, ni hari afite ibirindiro. So rero tutagiye muri byinshi, mureke mbanze mbabwire kwanza tugiye kugaruka kuri mabadiriko cyangwa se ku mpinduka zakozwe muri guverinoma ya Kongo Kinshasa, aho rwose uwitwa Jean Pierre Bemba yaje kuba yamburwa umwanya wo kuba minister w'ingabo. Nukuvuga ngo ikiriho cyo ni kimwe, nuko uyu Jean Pierre Bemba impamvu ngo bamubenuye nukubera ko mu by'ukuri ngo muribuka ko yagiye ashinjwa inshuro nyinshi kurya cyangwa se kunyereza mu mafaranga yabaga agenewe kugura ibikoresho byagomba kwifashishwa mu gisirikare. Uyu mugabo rwose akayakoma iposhi, mwagiye mumubona mwagiye mubona za Malaysia yagiye gushaka ibikoresho, burya ngo yabaga afite icyo bita komisiyo yo ku rwego rwo hejuru. Mwaramubonye ejo bundi, noneho inkuru bita ngo ni ikinyamakuru cyakoze cyitwa ngo ni Africa Intelligence, yigaragaza uburyo ki uyu mugabo yagize gutya rwose agakora deal na South Africa n'ubundi irimo kugura ibikoresho by'impirate uriye yo kugura Karite Tshisekedi yabaga yamutumye. So rero turaza kugaruka kwa mabadiriko, ariko nanone ni impinduka zakozwe muri guverinoma zigomba gusiga hano muri province du Nord Kivu naho habaye impinduka. Muti bimeze bite? Amakuru atugeraho aravuga ko uwitwa Governor Major General Peter Chirimwami, muramuzi cyane umugabo, amaze igihe kitari gito hano muri ntara Kivu y'Amajyaruguru ari guverineri, yabanje kwakitinga nk'umusirikare ashinzwe ama operation agiye atandukanye, ariko kuri no nshuro ni umugabo mu by'ukuri uri wahawe inshingano zo kuba governor. So ubu tuvugana rero bagiye kumwimurira ibirindiro, nabyo turaje tubibagezeho, ndetse muraje mwumve buryo ki uwitwa Chiwewe umugaba mukuru w'ingabo za Kongo Kinshasa nawe agiye kuzanwa hano Igoma kuhatura cyangwa se kuhakorera ibikorwa bye bya gisirikare, nyuma y'uko rwose babonye ko uno mujyi wa Goma ugeramiwe, nyuma yo gukuramo za Kanyabayonga, gukuramo izo za Rubaya, gukuramo izo za Ngungu n'utundi duce tw'ingenzi cyane. Ubu tuvugana byaye ngombwa ko bamwe mu basirikare bakomakomeye
bakoreraga Kinshasa bagiye kuzanwa muri intara Kivu y'Amajyaruguru, noneho abari basanzwe bari muri intara Kivu y'Amajyaruguru bakajya muri eneo zigiye zitandukanye. Aya makuru rero kuri iki gicamunsi cyangwa se yo kuri aya manywa agiye kubagaruka kuri izi mpinduka, ariko turaza no gusimbukira hakurya y'Akanyaru muri ka gahugu musanzwe muzi, ni agahugu kinyegeje. Mu by'ukuri tuze kubabwira uko naho byifashe nyuma y'uko bakomeje kurunda ingabo ku bwinshi hano muri Kongo Kinshasa. Uko bimeze rero twanzike n'iyi nkuru ivuga ko rwose Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo, umwe mu by'ukuri mu bagabo bamaze kuvugwaho byinshi cyane nyuma y'uko rwose ateje akajagari muri iki gihugu. Yongiye mwumva ni moteri y'indege ziri hariya ku kibuga cy'indege cya Goma, kameramani ntago wayibona rwose bikwiriye gutungayo, gusa barumva ko moteri mu by'ukuri hano ziba zumvikana turi ku mupaka. So rero Tshisekedi yakoze amavugurura cyangwa se yakoze impinduka zasize mu by'ukuri hari abo zishize ku myanya ikomakomeye, abandi babasha kuba bayitakaza. So muri guverinoma rero uwari minisitiri w'ingabo Jean Pierre Bemba yasimbuwe kuri uwo mwanya, ahabwa izindi nshingano, dore ko yasimbuwe n'uwitwa Guy Mwadiamvita. Uyu Mwadiamvita rero niwe wagizwe minisita w'ingabo. Hanyuma uyu nguyu Jean Pierre Bemba buriya ntabwo yavanywe ku buminisitiri bw'ingabo ngo bamujugunye mu bishokora, ahubwo bamugize minisita w'ubwikorezi. Mu zindi mpinduka zikomeye rero ni uko witwa Jacquemain Shabani Luko yafashe umwanya wa Peter Kazadi nka minisita w'intebe wungirije, akanaba minisitiri w'umutekano w'ingabo mu gihugu, ndetse n'ubijyanye na za gasutamo. So hanyuma kandi mu yandi makuru biravuga ko uyu nguyu Ge Alain Nyembo mu by'ukuri wari usanzwe ari umuyobozi w'ibiro bya Tshisekedi, we yagizwe minisitiri w'igenamigambi, naho uwitwa Therese Kayikwamba asimbura uwitwa Christophe Lutundura ku mwanya wa minisitiri w'intebe wungirije, akanaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Mwihangane izuba hano rimeze neza, ndabizi neza ko amashusho atari buze ameze neza nk'uko byakabaye bimera, ariko ku rundi ruhande bitewe n'aho turi gukorera iki kiganiro area cyangwa se agace turimo, nuko nguko bimeze. Izuba ryakamejeje hano Gisenyi mwabantu mwe, niyo mpamvu n'ishusho riri kuza ritameze fresh. Ndabona cameraman ari kubereka umusozi wa Rubavu twawutaye, twagiye hakurya yawo, kandi iyo ujya hakurya yawo buri kujya muri Kongo Kinshasa. So rero bimwe mu bishobora mu by'ukuri gutuma Jean Pierre Bemba ngo yakuwe ku butegetsi, nari maze kuba mbibacira ku mayange, cyangwa se yakuwe ku minisitiri bw'ingabo, akenshi mu by'ukuri ni ugushinjwa kunyereza amafaranga yagombaga kugura intwaro, naho yakaziguze uwo agahita mu by'ukuri kunyereza ayo mafaranga, cyangwa se agakuramo icyo bita enjyaworo muri rusange. So uko niko bimeze rero, ni naho havuye amakuru avuga ko rwose witwa Christian Chiwewe Songesa, umwe mu bayobozi bakuru ba FARDC ubu tuvugana, agiye koherezwa kuza kuba hano mu mujyi Goma, ndetse siwe wenyine kuko agomba kuba mu by'ukuri ngo amanukana n'abandi benshi cyane, aho ushinzwe operation hano mu mujyi wa Goma n'uwitwa bamwita Redi, ni yarasanzwe ari komanda wa 34e region militaire. Ubu tuvugana uyu nguyu we bagiye kumwohereza hitwa Beni. Hanyuma Kirimwami, amakuru dufite nuko Gavana Kirimwami agiye kujya gutura Minova, akagenzura by'umwihariko agace ka Minova ndetse naho bita Karungu, mu gihe mu by'ukuri Christian Chiwewe yabageze hano mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma muri hano hakurya, ntago ari kure, ni nyuma yanjye gatoya, cyakora cyo aha turi kuri side y'icyaro, ariko ndabizi neza ko iyo byabaye ngombwa tujya tuzamuka tukawubereka, nta kigoye kirimo, cyane ko rwose aho duherereye ni naho umupaka rwose utandukanya ibihugu byombi, ndavuga Kongo Kinshasa ndetse n'u Rwanda uherereye. Biroroshye, uyu mujyi wa Gisenyi n'uwa Rubavu biragabanye gutya, ushobora kwibesha ko rwose ingo nk'izi ngo turi kureba hano, ushobora kwibesha ukagira ngo ziri mu Rwanda, ariko nyirizina ziri Kongo. Ini nkuru rero twigeze gukomozaho mu kiganiro cyabanje, ni y'Abarundi bakomeje koherezwa ku bwinshi. Ubu none ikigezweho, nababwiye ko ni ingaruka ndaza mbazaniye umubare w'abasirikare bagiye koherezwa, bari bakusanyirijwe muri cya kigo cya Kagatumba, Kagatumba ni hari i Burundi,
nuko abababonye ari amakamyo 16. Aya makamyo 16 nta kindi ajemo, aje cooperating hano muri Nord Kivu ngo baje kuzibira M23. Kibazo mfite cyo kwibaza na buri gisubizo ni kingiki. Aba basirikare baje babongereyemo amakadete apasingiye imburagihe. Nababwiye ko ari icyo bita ngo ni ishuri rya gisirikare bita ngo ni ESO cyangwa se École des sous-officiers, riba hitwa ngo ni Bururi, ni mu gihugu cy'u Burundi. Ubundi ubusanzwe umusirikare w'umukamirifu wabaga asoje muri iri shuri agomba kuba amazemo 2 ans, imyaka 2. Ariko ubu tuvugana aba bapasinze igihe cy'imyaka 2 kitararangira, aho babongereye ikitaraganya muri izi force zari zimaze kuba zikusanyirizwa hariya muri Kagatumba, nabo ngo baza gufasha kuzibira M23. Aya makuru turero ni yaje kwitambika intare za Sarambwe ziri kurwana kuri ya muvuduko umeze kuriya. Aba basirikare amenshi muri bo baje bari guseta ibirenge, batumva ukuntu baje gupfira hano muri Kongo, nibo baje gurana intare za Sarambwe. Ese niki gisha aba basirikare bazanye kirenze cyo Nesfore yazanye? Niki gishasha izi ngabo z'u Burundi zizanye zirenze icyo witwa Faraja Majoro yazanye, zirenze icyo witwa abitwa Banyabyenda n'abandi bambwa yiba? Nuko bihanga amaso tukareba. Ariko Burundi buri mu kaga gakomeye cyane nyuma yuko buhemuke M23, hanyuma bakayihemukira batazi ko izarwana kugeza ubwo Nord Kivu bayijegeza kuri iki kigero, ndetse bakaba batanye no kwataka Sud Kivu. Abarundi bakavuga bati rero turaramuka twemeye ko iyi M23 igera muri Sud Kivu nakaga nishano. Ati rero rwose turemera dushore nibidashoboka mu byukuri tujye kurwana inkundura hariya tuzibire ibi bitero bya M23. Ati kuko niramuka igeze hano muri province du Nord Kivu plutôt du Sud Kivu turaba duhuye n'akaga gakomeye cyane. Uko niko situation imeze hari i Burundi. So hanyuma rero wibaze n'abarundi bari kurwana kwa makanika, bakaba ari abarundi kandi bari kurwana hano muri M23, bakaba ari n'abarundi basabwa kujya kurinda inkike z'igihugu cyabo hariya mu kibira. Nababwiye ku munsi w'ejo operation ikaze cyane yabereyemo, yasize hafi ikitwa FDL zari zivanze n'ingabo z'u Burundi zigera kuri 96 icyo bita ngo ni company zikaswa majosi. Bizagenda bitabarundi zingabo bazazikurayo. So nuko bihanga amaso ariko kiriho cyo nuko umurundi akomeje guhura n'akaga gakomeye cyane. Abarundi rero tuzakomeza tugenda tubageraho tubagarukaho bitewe nuko inkuru ziwabo, bitewe nuko iyo tuvuze M23 duhita tureba abo bari kuhangana nabo, kandi kwisonga hari umurundi. Dusimbukire Kanyabayonga rero. Iyi Kanyabayonga noneho yo mureke manze rwose nyitindemo pe. Kanyabayonga nabonye abantu mwanyihaye muri komenti, Kedi waratubwiye ngo Kanyabayonga yabaye tombe, Kedi waratubwiye ngo dore. Reka mbabwire ko Kanyabayonga buriya mbere na mbere mubanze musobanukirwe ko buriya gufata gace ko muri Kongo kakageranya nako mu Rwanda uba wibeshye cyane. Iki gihugu cya Kongo by'umwihariko ngino ntara Kivu y'Amajyaruguru ni hafi kwikuba 3 igihugu cy'u Rwanda cyose. Nord Kivu yikubye u Rwanda inshuro 2 zirenga ku gihugu cy'u Rwanda. Nitukubwira ngo Kanyabayonga ntukajye wumva ko ari nk'umurenge umwe cyangwa se ngo wumve ngo ni imirenge 2. Kiba ari ikintu kinini ushobora kwirirwa kugendamo nk'amasaha 2 ukiri mu gace kitwa Kanyabayonga. So M23 igera Kanyabayonga yakabye imisozi iri strategique, ariko nkuko twabibabwiye nangiye nanabisubiremo, biragoye ko warwanya inturo yahungiye cyangwa se yinjiye mu nzi wawe wafunze inzogi n'amadirisha. Hariya uburi muri riske y'ukiriya nturo mu rwego rwo kugira ngo yitabare yirwaneho, ishobora kukurya inzara ikaba yagukuramo n'ijisho. So rero ku bantu bazimye by'imirwanire, komanda muzima, komanda utekereza, nta mpamvu yo gutakaza abasirikare bitari ngombwa. Niyo mpamvu bagira gutya bakavuga ati reka dufrakinga duyi nitumara dusige iremba agomba gucamo. Muzumva kenshi tubabwira formation M23 ikoresha zirimo inyuguti ya U, buriya ibifite umuryango igomba gusoreramo umwanzi. Nibyo byabaye Kanyabayonga. So rero Kanyabayonga yarimo abasirikare benshi cyane, benshi, amabato n'amabatayo. Ejo bundi
gorana ikiganiro na Byamungu mwumvise ko yanamenshoninze imibare avuga ati hari harasigayemo battalions ebyiri. Twababwiye n'uburyo bagiye bacukuramo ibihome by'ubwirinzi icyo bita ngo ni tranche communication, inshuro nyinshi twagiye tubigarukaho. So rero iri rembo basize iri sokero bita Kaina ni mu maparike hari. Aka kayira M23 yaretse ka Kaina aduyi yagiye agakoresha inshuro nyinshi yataka M23 cyangwa se ashenga kuri M23 kugira ngo M23 idakomeza kubakurikirana ikabambura bimwe mu bikoresho bari baradepyara muri Kanyabayonga, bwari uburyo bwo kugira ngo babone uko babihungisha. So rero kumbwira ngo Kanyabayonga waratubeshye, ntago nigeze mbabeshya. M23 yari ifite udusozi dukikije Kanyabayonga, ndetse n'umunsi coalition yatangiye guhunga twabibabwiye, ahubwo haza kwiyongeramo ko mu by'ukuri hajemo ko mu by'ukuri M23 ibanza gutegura Kanyabayonga. Nibyo ndi kwabwira ngo ni hanini cyane, bisaba ikitwa effectif ihagije ku buryo utashora nk'abasirikare gutyo gusa, ushobora gupanga nabi ugashiduka bigukozeho. So M23 mu mipangiriyo yayo cyangwa se mu gutegura kwayo byasabye ko mu by'ukuri ibanza gutegura kuri buri kimwe. So muri uko gutegura buri kimwe rero nibyo byaviriyemo ko mu by'ukuri coalition itangira kwikomaga ku gatuza. Nababwiye mu gitondo uburyo bari gusingiza uwitwa General Kabundi ngo ni intwari y'abakongomani, ngo niwe musirikare bafite. Impamvu nta yindi, ngo arwanye icyumweru kimwe, ngo niwe musirikare wenyine urwanya na M23, ngo akaresista icyumweru cyose, nta kundi kuresista. M23 yamaze gukabira imisozi. Murambabwira nti M23 uru rugamba iri kurwana irashaka imibereho myiza y'abaturage, irashaka kwerekana itandukaniro rya leta ya Kinshasa na AFC cyaricyo. AFC ikizaniye abakongomani hariya ni umutekano, ni amahoro arambye. Irashaka kubakiza ibi bisambo, irashaka kubakiza izi ntera hamwe zamaze abantu hariya, bitandukanye na leta ya Kinshasa yabashize ku ibere. Rero ntabwo yajya kurwanira muri centre hariya ngo abaturage yaje kurinda izaniye amahoro babigenderemo, kandi nyirizina aricyo cyayihagurukije kugira ngo umuturage w'umukongomani yicara tuza atengamare, acuruze, yakore buri kimwe cyose mu mahoro. Rero M23 kubitarinje muri Kanyabayonga ngo ifukuza isoko byayineniye, ahubwo ni bwa buryo bwo gutegura. Kwa gutegura rero uwitwa Kabundi yabiboneyemo amanota rwose. Abakongomani bari kuri purati, nguyu umusirikare kera kabaye, ntubabwire ibyo abacitambwe, ntubabwire ibyo abacira mwami. Umusirikare uri muri FARDC ukunzwe ufite igikundiro no witwa General Kabundi. Hanyuma tukiri kuri ayo makuru wenda Kanyabayonga, ndagira ngo mpite mbwira abaturage b'Ikanyabayonga, ndabizi ko mwumva KD official, kuki mushaka guhungana na Duyi, kuki mushaka guhungana n'ibyo bisambo byabajujubije bibashyiraho imisoro itari ngombwa, kuki mushaka guhungana n'izo ntera hamwe zabiciye ba sogokuru banyu, zabiciye abagore n'abakobwa, girirwa bibambura amatelefone n'ibyo mwejeje. Mwagumye aho ngaho mukareka AFC ikahaca yemye ko nta kindi bazaniye ari amahoro arambye. Kujya kurangura Kasinde ruguru za Uganda, ntago mwaza kurangura Bunagana kweri. Hano mfite ijwi ry'umupapa wari washavuye rwose avuga ati AFC muyigirira icyizere, ntabwo ije guhungabanya umutekano wanyu, kandi koko niko kuri, ahubwo ije kubungabunga. Ibamuruyeho ibisambo, mukwiye gusasa ibitenge bagakandagiraho. AFC M23 n'abana beza, babafitiye urukundo, barabifuriza ibyiza, ntabwo babifuriza ikibi. Mwihunga mwumvisha iby'inkambi za hano mu mujyi wa Goma, ntimujya mubyumva abaturage ba Kanyabayonga. Abantu bari mu mujyi wa Goma bahunze za Masisi n'ahandi, nibo bantu babayeho nabi kuruta na hariya muri kumva hari kubera imirwano. Impamvu nta yindi, nuko uri mu mujyi wa Goma ariho nk'umuntu uzi uvuga ngo ntabwo buri buke, nyamara uri mu duce M23 controller, uwe araryama agahindukira akajya hanze rwose akumva ukuntu Yesu agira neza. Reka mbabwire, niba mushaka kujya kurya iriya farini coalition cyangwa se guverinoma ya Kongo ibapangira, mujya mu nkambi yo za Rubero niyo za
za Beni M23 izabasangayo, muzongera mwongere muhunge kweri. Ntago mwumva uburyo abaturage bahari bari kurogereta bahano mu mujyi wa Goma bavuga bati icyadufasha leta yacu, leta ya Kongo ikumvikana na M23 byibuze intambara igakomeza, ariko bakarekura bakoroshya inzira gusa tugasubira iyo twaturutse, bitihise bakatworohereza bagafungura umupaka tugahungira mu Rwanda ati kuko ibiri kubera mu mujyi wa Goma byo birenze ibiri kubera ku front line. Ibi bintu ntababeshye mu mujyi wa Goma nicyo cyifuzo kirimo hariya. Rero biratangaje kumva wowe uri muri Kanyabayonga intare za Sarambwe zatangiye kwasesekara, ukaba uri gufunga udukapu ngo uragiye ngo urahunze, ngo ujyanye n'ibyo bisambo, ngo ujyanye n'izo FDLR, ngo ujyanye n'ibyo nabo bazarendu bari bugera imbere bagafata umwana we ku ngufu, bari bugera imbere ku gatelefone kawe bakakakwambura. Aho ngaho uri muri beshya cyane. Guma aho ngaho, M23 n'abana beza bakuzaniye umutekano, bakuzaniye amahoro, ibindi ubundi wicara utuze iryo kujya kumangamanga za Kasindi, uze ujye urangura Bunagana amahoro arahinda. Bunagana dore hano ufite nimero z'abantu muri Kongo bari muri Bunagana na Kiwanje, birirwa bampamagara ati Kedi imirwano igeze he, ukagira ngo ntago bari muri Kongo. Hanyumvira amahoro bo rwose bamaze kubona itandukaniro ry'umucyo n'umwijima, mwijya mu buhunzi bitari ngombwa. M23 nta rugambi igirwana ukwezi. Ako gace ka Kanyabayonga yarera gapangiye isaha n'igihe byageze kagiye kubohorwa. Mugiye kubohorwa mwa abaturage b'Ikanyabayonga, nimwe ndi guha message, mwicare mutuze mutunganirwe ubundi bintu bisubire mu buryo. AFC bahora basubiramo inshuro nyinshi, bafite gahunda yo kurwana bagakuraho ubutegetsi bwa Kinshasa. Urajya Rubero uri muhungira ubwayi mu Rubingo, urajya hehe na hehe, urimo urajya he? Hamaho ngaho M23 ntirwanira mu nsisiro, itegereza ko umwanzi yikuramo. Cyakora cyo niba uri muri eneo adui akirimo, wirinde nibigushobokera ukore infiltration, ujye mu gace M23 igenzura. Aho ngaho urabukoze ikintu kiza cyane, kuko hari ubwo coalition igitsindwa twarabibonye igasigayisha abaturage. N'ibyo yarayikoze aho bita Gahira ngo ngira ngo ni kamwe mu duce twegera za turimo axe ya Kicanga. Gahira ngira ngo ni hafi yongiyo kwa Sadro, hafi ya byabiko byo kwa Sadro. Nababwiye buryo ki FDLR zisha abantu hariya batari bake bagera mu 10, abandi zigakomeretsa. Zikaba ari FDLR zari kumwe n'ikitwa Nyatura murabizi neza ko ari izo kwa hari Nyatura z'ubwoko bwinshi, ngira ngo yabikoze niyo kwa Inyasi. So uko niko situation ihagaze rero bakunzi ba Kedi Official, mwebwe mutwumva muri mu bice bigiye bitandukanye. Maginga ya urugamba rukaba rukomereje Kanyabayonga, ariko rukaba atari urugamba twavuga ngo ni rwa nyama kwa nyama. Oya, adui yafuitinze yirukanse M23 uretse babaza rendo babakataka turumvamo hariya haba harimo n'abasivile bagifite intwaro. Abo nibo M23 iri kugerageza ibyiri kugerageza gukiriyaringa. Bivuze ngo mu masaha ari imbere dushobora kuza kuba tubreakinga tuvuga tuti icyo bita Kanyabayonga ibaye tombe, niko dushobora kuza tubreakinga mu masaha ari imbere. Rero wowe udakurikira Kedi Official ntabwo rwose uri mu murongo mwiza, uri murahomba, kuko hano honyine niho ugomba kuba rwose ukuri miripoko yizewe. Ejo nanone nakomoje ku basirikare 550 ba Sadeke ya Afrika y'Epfo barandinze hano mu mujyi wa Goma. Aba basirikare ntago baje bonyine, namenye ko nyuma yabo haje n'indege yikoreye ibikoresho bya rutura bya gisirikare. Ibi bikoresho bya rutura rero bazanye byiganjemo imbunda z'imisada, silaha za musada, zirimo za zindi bita ngo ni 122. Mbunda zirasama kompara menshi cyane, zirimo izitwa za Katyusha n'amakompara yazo. Ubu tuvugana ku kibuga cy'indege bakaba bapakuruye rwose ibintu bigakara cyane. Ngira ngo drone yanjye iri hariya ku kibuga cy'indege niyo makuru iheruka kumpa imbwira ivuga ko ubu noneho nyuma y'uko ingabo zirandinze hariya ku kibuga cy'indege, igikurikiyeho ngo hahise haza indi ndege ipakiye ibyo bikoresho, aho bari gutera we yakoresheje terime ngo y'ibisandugu byuzuye amakompora. Nago byoroshye mw'abantu mwe, ariko ngira uwitwa Barafinda ariko nawe ngagejeje kandidatire ye Barafinda Sekikubo amaze kugeza kuri neke impapuro zimwemerera kwiyamamariza kuba perezida. Umuruda yagarutse Barafinda
yagarutse ibintu bya hano nawe ntabwo byoroshye, ariko ngira ngo twari turi hakurya tubabwira ibyo ku kibuga cy'indege cya Goma hagejejwe ibikoresho by'igisirikare bigomba kuba byifashishwa na FRDC mu cooperatinga nyine ndetse na SADC. Mwumvise ko iki kibaya kiri hano hakurya, hano ndi kureba, dore kigiye kuberamwo umuriro. Mwumvise buryo ki noneho batangiye kugenda bagaba udutero shuma bakagorwa, cyakora cyo na M23 uri kuba yabiteguye ikabasubizayo. Ariko nyirizina bakunzi ba Kedi Official, ni ikibaya kiri gutegurirwamo urugamba rw'imberenge, urugamba rw'amagasa, bitewe n'uburyo mu by'ukuri M23 yiteguye ndetse na coalition ikomeje kurundamo abasirikare n'ibikoresho. Ejo nababwiye ko FRDC binyuriye muri FDLR bagerageje kwataka baciye hariya hejuru aho bita ngo ni mu mabere y'inkumi. Ahanga ntabwo twahareba, ariko Nyiragongo nyine uko wenda ibihu cyangwa se ibicu bya frakinze kiriya kirunga aho turi twakabaye turi kuhareba neza, ariko nyirizina iyo uri hano turi rwose ubureba neza ikirunga cya Nyiragongo, nimwo bagize gutya bisunga iriya parike ya Virunga nyine bajya kwataka M23 hariya mu mabere y'inkumi. So ikindi nuko hariya mu gitondo n'ubundi nyuma y'uko M23 bari bagerageje kuyataka ejo nimugoroba, nayo byabaye ngombwa ko ijya kubasura muri iki gitondo, ndetse yanabakozemo ku buryo bukomeye cyane. Yabakozemo di M23 ntago bajya bagenda ubusa, iyo bagafashemo byange bikunda ugomba kubafiringa, ugomba gufiringa iyo pressure baba bagushizeho yo ku rwego rwo hejuru. So uko niko bimeze ubu tuvugana muri axe ya Sake, naho mu gitondo ngo humvikanye amakompora agiye atandukanye. Cyakora cyo ayo makompora yumvikanye muri iriya axe ntago turamenya ngo bibeze bite, ariko ku rundi ruhande mu masaha ari imbere turaza kuba tubabwira uko bimeze. Ngira ngo muri Kongo ho inkuru zigezweho nizo kugaruka kuri aba bagabo bagiye batorerwa imyanya cyangwa se bashyirwa mu myanya igiye itandukanye. Mwumvise go Tshisekedi yagerageje gushyiraho guverinoma nshya, aho abaministri bamwe yabakuyeho akazana abandi. Ikindi mwumvise buryo ki mu Burundi naho bakomeje guprepara, nuvuga ngo ubu ngubu muri no minsi bagiye kuba bize, inkuru zahara muri Kongo zigiye kuba zibanda cyane kuri aba banyepolitike bahawe imyanya mishya muri iyi minsi. So hanyuma bakunzi ba Kedi Official, reka duse n'abasubikira hano. Murabizi neza ko ntabwo tujya dutinda dukubita tubangura. Ikindi, inkuru za politike dukora ntago ari za zindi bigombera kuba uri mu makositimu, aho tugeze twe turaripura ubundi bibindi ubundi. So mukore subscribe kuri Kedi Official, amakuru yo nakagaruka. Bye bye.